Muraho bakunzi ba Crediamo TV. Crediamo TV ni channel yashyizweho kugira ngo ijye ibagezaho ibiganiro bitandukanye byerekeranye n'iyobokamana. Uyu munsi rero ikiganiro tugiye guheraho ni ikiganiro dufitemo umutumirwa wacu, nagira ngo abanze nawe abibwire hanyuma tubone gukomeza. Nitwa Jean Paul Manirafasha, ndi umukristo wakijijwe ukunda Imana rwose ku buryo njya nkumva ko ndi umwana wayo. Arakoze cyane Jean Paul Manirafasha, aratubwiye ati ndi umukristo wakijijwe, nkumva yuko nkunda Imana kandi nkizera yuko ndi umwana wayo. Manirafasha, umaze imyaka ingahe wakiriye agakiza? Ngiye nakijijwe mfite imyaka 8. Mfite imyaka 33. Urumva ko hashize imyaka 25. Urumva ko hashize imyaka 25 wakiriye Yesu, ni kimwe cya kane cy'ikinyejana. Ntabwo rero turi butinde uyu munsi, ndavuga sindi kuvuga kuri iyi tariki, ahubwo ndi kuvuga muri iyi minsi. Abakristo hari ibintu byinshi bagenda bibaza, mbese bakabibura igisubizo. Hamwe na hamwe bakavuga ngo byarabacanze. Nagira ngo udufashe nk'umuntu umaze imyaka 25 wakiriye agakiza. Ni byinshi ariko nagira ngo turebe kuri bimwe. Hari ibintu byo gutandukanya ikintu bita amasezerano, isezerano rishya n'isezerano rya kera. Nawe udukurikiye ushobora kuba wibaza ngo isezerano rya kera isezerano rishya bihurira hehe, bitandukanira hehe? Manirafasha Jean Paul agiye kudufasha, ndabizi neza yuko ibyo bintu abizi. Murakoze cyane. Icyo navuga, ntabwo isezerano rya kera n'irishya wavuga ko bitandukanye, kuko byose nabyita ko ari umurongo Imana yashyizeho uhuzayo n'umuntu. Niyo mpamvu rero ntabwo navuga ngo isezerano rya kera n'irishya biratandukanye cyane, ahubwo nuko Imana yo yari ifite uburyo igihe n'icyayo, noneho kandi ifite ikigamije igashyiraho umurongo. Twebwe noneho tukabibona ko hari isezerano ryashize kuko tutari duhari, noneho tukabona n'iry'ubu ngubu ari ryo noneho turimo, kandi tubona ko nta n'irindi rizariheruka. Akabazo gatoya, iyo dufashe Bibiliya, hari aho tugera tukabona ngo isezerano rya kera, tukagenda tukagera ahandi ku rupapuro rwanditseho isezerano rishya. Namwe mudukurikiye ibyo bintu ngira ngo murabizi, hari isezerano rishya n'isezerano rya kera. None Jean Paul yari kutubwira ngo hari ukuntu Imana ngo yashyizeho ngo ukuntu, dusobanure noneho iby'isezerano rishya ryo mu mpapuro n'isezerano rishya iryo tubwiye, cyangwa se isezerano rya kera iryo tubwiye, bimeze bite? Isezerano rya kera nshingiye uko byanditswe mu mpapuro. Isezerano rya kera ni uburyo uwo murongo wari uriho Imana yari yarashyizeho kugira ngo uyihuza nyine, nk'uko natangiye mbivuga, uhuza abantu b'icyo gihe nayo. Ni ukuvuga ngo rero ubwo buryo bw'iryo sezerano rya kera hari uburyo navuga butatu Imana muri uwo murongo wayo yari yarafashe kugira ngo biyihuze n'abantu bayo mw'icyo gihe, ibakize. Noneho rero ubwo buryo butatu, hari uburyo bwa mbere bw'ibitambo. Uburyo bw'ibitambo, abantu baragendaga bagafata igitambo, bagafata inka bakayitwika, umwuka noneho ukazamuka ukayihumurira neza. Ubwo numva ngo umuntu wagiye kure y'Imana wakoze icyaha, uwo mwuka ugatuma rwose Imana n'umuntu wayo bahura neza, bakonekite. Noneho ubundi buryo bw'isezerano nanone bwa Imana yakoresheje kugira ngo umuntu ajye yumva ari kwiyegeranya n'Imana, ari ubundi buryo yari yakoresheje bwitwa gukebwa. Nuvuga ngo nabwo yarafataga umuntu, ndabyibuka yafashe Aburahamu, iravuga ngo kubwo kugira ngo ngere nawe isezerano noneho ryanyaryo, ndagira ngo buri mugabo wese w'Umwisirayeli azajya akebwa kucyo yamariyeho. Noneho ibyo bihita biba ikintu kigaragaza yuko nje nawe dufitanye ubumwe, noneho ari kungeraho. Uwo ndabona yarakebye ku mubiri, nzaba mpita rwose mubona ko noneho turi kumwe. Turabibutsa gukora subscribe
mugakora share ndetse na like kugira ngo ibi biganiro nitujya tubishyiraho mujye muhita mubibona direct. Uyu mutumirwa wacu yari amaze kutubwira ubundi buryo bwitwa amategeko nyuma yo kutubwira gukebwa. Hanyuma nagira ngo noneho adukomereze atubwire komeza tubwire dusobanukirwe neza isezerano uburyo Imana yakoranaga n'abo bantu uburyo yabakizaga. Ibyo rero byose uko ari bitatu, ibitambo no gukebwa n'amategeko, abo bantu b'abakurambere nicyo kintu cyabafashaga. Nuvuga ngo umuntu wakizwaga yabaga akijijwe n'ibyo bintu uko ari bitatu. Ni ukuvuga ngo umuntu watambye igitambo, icya kabiri agakebwa, icya gatatu akubahiriza amategeko yandi ari ku bisate by'amabuye, uwo muntu Imana yamubonaga rwose nkaho ari mu isezerano neza, ari kumwe nayo neza. None iryo sezerano utubwiye ryari rigizwe n'ibintu bitatu. Ndagira ngo usobanurire abadukurikiye ibyo bintu bitatu byari bigize iryo sezerano. Iryo sezerano ni irihe? Niryo rishya niryo rya kera. Ni irya kera kuko n'abakurambere b'Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo niryo babagamo, nibwo buryo bakoreshaga. Yego, dusobanura none isezerano rishya. Isezerano rishya rero ryo burya Imana yacu igira gahunda. Ni ukuvuga ngo buri kimwe cyose yakoze mwa kiriya gihe cyari gifite ishusho yindi, ikindi gicucu kibizahishurwa. Ibyo bizahishurwa rero byari Yesu Kristo. Yesu Kristo rero niwe aje gutanga isezerano rishya. Niwe sezerano rishya niko navuga. Ntabwo isezerano rishya ari za mpapuro rwose. Icyo cyo rwose abantu bakimenye bacyumve neza. Nuvuga ngo isezerano rishya rero ryatangiye ryari? Ryatangiye ubwo Yesu Kristo yemeraga amaraso ye akameneka. Akimara kuduha amaraso ye nibwo noneho ubwo isezerano rishyashya ryari ribonetse. Iryo rero ryari rigizwe n'iki n'iki. Ni ukuvuga ngo ayo maraso ya Yesu niyo yarabaye yo kudukiza. Ni ukuvuga ngo umuntu wakiriye Yesu akabona agakiza abaye mu isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo ubwo riratangiye nawe ayisaba umukirisitu. Nkuko nahoze mvuga ngo umurongo Imana yashyizeho, ni ukuvuga ngo umuntu wakiriye Yesu ahise ahura n'Imana. Yesu niwe murongo noneho ubonetse. Ni ukuvuga ngo iryo ni ryo sezerano rishya. Noneho nagira ngo usobanurire kandi n'abakunzi bacu nabo basobanukirwe neza. Ni ukuvuga ngo Yesu akimara gutanga amaraso yarasimbuye ibitambo, asimbura ibyo gukebwa, asimbura amategeko. Yego. Nukuri byose biranahura. Ni ukuvuga ngo ibitambo Yesu nawe wese abigitambo. Urabona ya maraso yavaga y'ikimasa no gutwikwa, Yesu araje amaraso ye ayaviriye ku musaraba. Ni ukuvuga ngo abaye igitambo. Gukebwa rero ko Pawulo yageze bivuga ngo gukebwa nyakuri nuko mu mutima. Ni ukuvuga ngo umuntu wihannye ibyaha akakira Kristo akakiza ubugingo bwe akabuhindura, ubwo arakebwe, ubwo kubereye mu mutima. Mu byakorwaga ku mubiri byo noneho bibaye mu mutima. Bisobanuye ngo iby'isezerano rya kera byari inyuma, none ibi kandi byari n'ibintu bifatika. None ibintu iby'isezerano rishya ni mu mutima kandi ni ibintu bijyanye no kwizera gusa. Urakoze cyane. Hari kamwe nari nsize nashaka kujya nze kuvugaho nsubiza n'icyo kibazo cyawe. Ni ukuvuga ngo amategeko yagaragariraga ku mabuye, gukebwa kugagarira ku mubiri, igitambo kikaba itungo yaba intama igatambwa igatwikwa. Noneho rero nubanga ibindi byose ubwo bije kugeza kuri uyu munota isezerano rishya byo noneho riyobowe n'umwuka we. Ya mategeko yabaga ku bisate by'amabuye noneho ahindutse umwuka wera. Nuvuga ngo umwuka wera niwe noneho umuntu ugiye kujya umuyobora. Mu gihe yarebaga amategeko ari ku bisate by'amabuye, hari nabo mu iki gihe bareba
amategeko ari kuri zino mpapuro ziri muri Bibiliya ari yase nuvuga ngo itegeko rikuru ni iry'umuntu ahabwa n'umwuka wera rikaba mu mutima. Noneho icyo gihe Imana yari yandikiye abantu amategeko ku mabuye mu isezerano rya kera, hanyuma muri iri rishyashya Imana yandikiye abantu amategeko ku bwonko bwabo. Ntabwo nayita amategeko kuko mu isezerano rishya turayoborwa n'ubuntu bw'Imana, turayoborwa n'umwuka we. Bivuze ngo hagarutsemo amategeko mu isezerano rishya nukuvuga ngo amategeko ntabwo yashoboye kudukiza, amategeko aricisha. Nijyaza kuduha ubuzima ntabwo twari turakira Kristo. Noneho rero Yesu we yaraje bituma amategeko ajya ku ruhande, tubona ubuntu.